byagenze cyangwa nawe ntago ubizi nk'uko ibintu byose yagiye avuga n'ubundi ari ibihimbano n'ibyangombwa byanze bikunze afite ni ibihimbano kuko ibyo byangombwa ntawabimuhaye mu bantu bamuzi bimutendere ahubwo nk'uko yakomeje kuvuga mu kiganiro aheruka gukora hari n'aho yageze aravuga ngo baza uyu turi kumwe abwira Gerard Gerard aramubaza ati uyu ninde undi ati Diane ati Diane se uyu ninde ahita bihindura ati mu myaka yose maze irusororo uyu muntu niwe mwakabajije bigaragara ko rero ibintu bye byose n'ubundi biba ari ibipapirano n'icyo cyangombwa yakibonye mu buryo bw'ubupapirano ntago yagikuye imutenderi ayo niyo makuru mfite yizewe ahubwo yagikuye irusororo ahubwo jewe icyo nakibaza uyu munsi na mama wanjye twari kumwe iwabo mu rugo baratwirukanye babirukana na mama wanyu na mama wacu turagenda hariya muri kariya gasantere mwabonye niho twagiye gucumbika mu kazu k'agashamburete kari gahari mama wawe se we bamwirukaniye iki wenda nshimye ko bari ikibazo cyabayeho yashwanye n'uriya Tawusi kwa kundi nyine ushobora guhana umwana w'umuntu umubyeyi we akavuga ati umpaniye umwana aduhungana tujya i Burundi kuko twahungiye i Burundi nari akana gato ariko twarirukaga kuko twari n'abandi bantu benshi nkajya ngenda ameze nk'umuntu umuporoteja kugira ngo ataza kumukoraho wenda akikubita no hasi kandi ndakana gato kuko ndabyibuka hari nijoro tugenda twiruka nta mbaraga yari afite ariko nkumva nashaka kumusiga nubwo nari akana nkagenda meze nk'umuntu kuko harimo abantu babaga bikoreye nk'ibintu bagenda babyigana ukuntu nkagenda muporoteja ngira ngo wenda ataza kugira umuntu umuhutaza ari nayo mpamvu uyu munsi ndi kugaya abantu bavuga ngo ngewe ngo ibintu bya jenoside mbizi yego hanyuma ukimara ibyangombwa byanjye byanditsemo papa wanjye ubwo mbaye ntari umwana we wigeze wumva se hari ababihwihwisa kera yuko batakubyariye muri urwo rugo muri jenoside mama yarabivuze ariko jye yambwiye ko uburyo yabivuzemo kwari ukugira ngo basi andokore avuga ngo ndi uw'umugabo ngo witwa Bashire njye ntago nari muzi nta nubwo yaratuye no mu murenge umwe n'iwacu aravuga ati uyu mwana wanjye namubyaranye n'umugabo witwa Bashire w'ahantu hitwa Murinja ntabwo uwo mugabo muzi kugeza no kuri uyu munsi ariko jye nk'umwana wabyumvaga naje kubaza mama mama arambwira ati cyatumye mbikora mwana wanjye nagiraga basi ndeye ko narokoramo n'akana kamwe nuko byagenze hari ukuntu wigeze kutubwira ngo musaza wa Tawusi yafashe murumuna wawe amushyira interahamwe musaza wawe yafashe musaza wawe wari uteruye amushyira interahamwe ziramwica kuki yafashe umwana wari uteruye wowe ntakujyanane wowe yagusigiye iki yewe icyo kibazo n'ubushize warakimbajije yewe bahise bavuga kuko batujyana na twese twari kumwe n'abo basaza banjye nk'uko nabibabwiye tugeze muri ka gasantere mwabonye baravuga bati n'ubundi twihombeje abagore n'abakobwa ntago turi bwongere kubica hari n'abandi bana bari kwa sogokuru bamubyara wa mama b'abakobwa nabo ntago bishwe icyo gihe twese baraturetse uretse ko njye nahise ngira ubwoba nkaturumbuka nkiruka nkabataho nkasubira mu rugo nkajya kwihisha munsi y'igitanda cyo kwa sogokuru nibwo rero nagiye kubona nk'uko nabibabwiye mbona mama aje yiruka nako naramwumvishije aza yiruka asakuza cyane by'ubwana nanjye sinamenya ko nanihishe ngo ngumeyo mpita nsohoka
ndaza duhurira hanze niko kuma ko gasaza kanjye urumva yari atwite nako yari akwiye kwibere kari kakiri gato kuko yabyaraga buri gihe nta myaka yacaga amatarongera kubyara. Akariza TV show ni mu kiganiro byagenze gute. Reka ngusuze kandi nguhe ikaze wowe ukurikira ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Turabakunda, amahoro y'Imana nabane namwe. Dusuhuje rero abakunzi bacu muri mu bice bitandukanye, abantu bari hano mu Rwanda rwacu, reka tubahereho abantu bo mu rugo. Turabakunda kandi tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Dusuhuje abakunzi bacu bari burasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, abantu bari inyuma y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aba diaspora mwese muri rusange turabakunda n'ukuri, kandi amahoro y'Imana n'imigisha ajya abana namwe. Reka dusuze n'abakunzi bacu bari i Burundi. Abarundi buriya baradufana cyane, turabakunda n'ukuri, Imana ibahire. Uyu munsi rero n'ubundi ni mu kiganiro byagenze gute nk'ibisanzwe. Ngira ngo mumaze iminsi mubona tuvuga ku nkuru za Tawusi, umurerwa Tawusi. Ni inkuru twakoze, ni inkuru yari yarateye urujijo mu bantu. Ngira ngo ubwo uyu mubyeyi yaduhamagaraga, uyu abereye nyina wabo, ubwo uyu nguyu ni umukobwa wa Tawusi kuko mama wa Tawusi avukana na mama w'uyu nguyu. Ngira ngo mwagiye mubibona, abantu bamwe mwagiye mubivugaho gutandukanye muri comment. Buriya turabibona abantu mudutuka mwese, mutwohereza ubutumwa budutuka, twa twababonye ndetse n'ababa baduhaye ibitekerezo bizima, mwese turababona. Hanyuma rero iyo nkuru ni inkuru ngira ngo itaravuzwe rumwe n'abantu bamwe bati uyu yaje gusebanya, abandi bati iyi myaka yose ishize ko ari buje kuvuga ukuri, abandi bati uri gushaka kwisabira, uri gushaka amaronko. Mu by'ukuri ntago byagiye bivugwaho rumwe n'abantu bose. Ngira ngo mwabonye yuko twakiriye n'umugabo wa Tawusi akatubwira ku mateka ya Tawusi cyangwa se uko Tawusi babanyeho. Ngira ngo n'ibintu bitari byoroshye cyane. Uyu munsi rero bamwe mwaratubwiye muti muzadukurikiranire amakuru ya Tawusi, mumenye ngo ese ibi bintu bigize icyaha, ese ibi bintu azabiryozwe, mbese mwifuza ukuntu gutandukanye. Uyu munsi rero murabizi ngewe iyo nakoze inkuru ntabwo njya nkora inkuru ngo nyihorere gusa, ngomba kuyikora nkayikurikirana tukamenya ngo byagenze gute. Uyu munsi rero tuje kumenya ngo byagenze gute. Twakiriye uyu mubyeyi rero kuri kamera, atubwire uko byagenze nyuma yaho aje gutangira ikiganiro. Rusi, tuguhaye ikaze kuri kamera yacu. Umeze neza? Yego, murakoze cyane. Ugerageze kongera ijwi. Rusi, umeze gute? Gusa ngewe icyo ndi kureba urasa neza. Murakoze. Urasa neza rwose. Murakoze cyane. Duherukana ubushize umbwira yuko wagiye kwa muganga ndetse uri kwivuza bimwe mu bikomere watewe na genocide yakorewe Abatutsi. Yego, niko byari bimeze. Ndarwaye, duherukana nkubwira ko mvuye i Kanombe, ndi gufata imiti muganga yanyandikiye, ariko hamwe no gusenga nzi ko Imana hari ikizakora. Ugerageze kongera ijwi. Ako kutishimye se wabaye icyo urashonje? Oya, ntabwo nshonje. Ntabwo nshonje pe. Uracyarwaye se? Ndacyarwaye, nubwo urebye muri iyo sakoshi wasangamo imiti. Ndabona utishimye, nta courage ufite mu by'ukuri. Abantu baba bari kukureba, ganiriza abantu. Turi muri byagenze gute? Ibyishimo byo ntabwo umuntu aba bifite, nkuko wari ubikomojeho. Buriya umuntu aba afite ibikomere byinshi. Yewe ibi bintu bya jenoside uko iminsi igenda ishira biranyangiza cyane. Bigenda birushaho kumbabaza kurenza nuko byari bimeze mu myaka yashize. Biranyangiza, ari nayo mpamvu bitangiye kungiraho ingaruka nkaba ndimo kwivuza.
kuko yewe muri iyi myaka yose ishize ya nyuma ya jenoside yewe mbayeho mu bwoba, muri gihe mporana ubwoba mvuga ibi bintu none byazagaruka, nkumva ntashaka kumenyekana, mbese ngo umuntu abe yamenya abaho ntuyeho. Bamaze kubona ibi biganiro baratunguwe cyane. Abantu benshi twajya duhura ngo ese burya ngo uruyu, ngo ese burya ngo ntitwari tuzi ko wahuye na biriya bibazo, ntitwari tuzi ko waciye muri biriya bibazo. Impamvu nari naracecetse ni bwa bwoba mporana, avuga ni none byazagaruka ugasanga birongeye bitubayeho. Ariko nkuko nabivuze ubushize, ahari nshobora kuba ngiye gukira. Niba uyu munsi ndi kubasha gusubira muri ibi bintu by'amateka yabaye mu gihugu cyacu, ntekereza ko naba ngiye gukira. Abantu baribaza ngo mbese ngo igihe ngo cyabereye ngo wari uri hehe, ngo kuki ngo ubundi ngo utabyibukaga cyangwa se ngo ube watanga ubwo buhamya. Ngewe ibi biganiro bigitangira kuba narabibonye pe, ari nabwo nahise mpamagara Gerard nk'uko nabibwiye abantu. Hashize umwaka urenga mpamagaye Gerard, urumva hashize igihe. Kandi nawe Gerard mu kiganiro cye baheruka gukorana na Tawusi yarabimubajije, anamubwira ko hari umuntu wamuhamagaye. Abo bantu rero babyibaza, ntabwo ari uko nacecetse hakaba hashize igihe kingana gutya, ahubwo n'icyo gihe nashakaga kuvuga ariko mbura aho mvugira. Ese wenda reka twigire mu buzima busanzwe. Ubundi Rusi, uri muntu ki? Rusi wakuze ute? Kuko urumva icyo gihe wari ufite imyaka 8 niko watubwiye. Rusi, kugira ngo ukomeze kugira agahinda gakabije ntabwo wigeze uhura n'abantu. Rusi ni muntu ki kugeza imyaka watubwiye ufite ubu ngubu muri 40? Uri muntu ki kuva muri ubwo buzima kurinda ubwo uba umudamu? Jewe nababwiye ubushize ko ntigeze naniga, kandi ayo mahirwe nari nyafite kuko Farije yagombaga kunyishyurira nkiga. Yewe n'abantu b'iwacu barabizi, nize kuri SM Musamvu mpego wa mbere gusa, primaire secondaire birananira kubera ko buri munsi nabaga ndwaye ndi mu bitaro, buri munsi ejo nkataha, mbese nuko byananiye. Kubera ko nahoraga noneho hari n'igihe cyageraga abantu b'iwacu bo barabizi, hari igihe cyageraga nkanaba n'ikiragi, simvuge nkamara nk'amezi 2. Abantu n'abaganga bamwe bo ku bitaro bya Kibungo mu mujyi barabizi, nkagenda nkaba mu bitaro bantera inshinge, kera kabaye nkumva mbyutse mvuga. Nubwo buzima nakuriyemo. Wabaye ikiragi igihe kingana iki? Byambayeho nk'inshuro 3. Ubwa mbere bimbaho byazaga se ukumva ntushaka kuvuga cyangwa ururimi? Oya, narabanzaga nkagira toroma, nuko byazaga. Noneho ubwo nyuma yaho urumva banjyanaga nashidukaga ndi kwa muganga, ntago nzi ukuntu byazaga, kuko ibyo bintu hari n'igihe byazaga mu gicuku naryamye ndi muzima nta kibazo mfite, najya kubyuka mu gitondo nkasanga naraye nko kwa muganga. Ubwo rero hari igihe nabyukaga mu gitondo nkabyuka nyine nta kibazo ndi kuvuga, ariko nyine bigaragara ko ndwaye, kubera ko ntekereza ko biriya bintu imbaraga umuntu aba afite ntago nzahana abazikura. Ubwo nyine iyo nagaruraga ubwenge nasangaga navunaguritse ahantu hose, ahantu hose, nta hantu hamwe numva
hazima mfite. Hari igihe rero nabyukaga nkasanga nyine ntari kuvuga byanze, nkumva ururimi mu kanwa rwaremereye hahandi ntanaruterura. Sinzi wenda nk'abantu b'abamama bajya babyara babazwe, hari ukuntu iyo bamaze kugutera ikinya bakubwira ngo terura ukuguru cyangwa ukuzunguze bikanga. N'ururimi rwanjye nuko rwabaga rumeze. Komera. Ubwo nuko nkabaho muri ubwo buzima, bakantera inshinge. Ndabyibuka muganga yajyagaza akavuga ngo, akabwira abantu bandwaje, akababwira ati mushaka ibintu byo kurya no kunywa mubimuhe byinshi, kuko ngiye kumutera umuti azamara iminsi atarakanguka. Bakawuntera nkamara igihe pe, ku buryo hari n'igihe namaraga nk'iminsi 2 utavuga ntarakanguka. ayiwe. Kugeza igihe nyine Imana yongeye kubikora, najya kubona nkabona ndongeye ndavuze. Ubwo rero nuko nakuze, nuko nabaye muri ubwo buzima, bituma kubera ubwo burwayi nakuye ku ngaruka za jenoside, bituma ntabona uko niga nk'abandi, bituma mporana ubwoba mu buzima bwanjye, nkumva ntanakegera na bagenzi banjye turi kumwe aho ntuye nk'ubu ngubu kugira basi tumenyane. Nkumva reka sinshaka ko ari n'umuntu umenya uwo ndi we. Kugeza muri iyi myaka mfite nibwo buzima mbayemo. Watubwiye ko mama wanyu akimara gupfa iwabo aho wabaga kwa nyogokuru wawe barabirukanye, muragenda mujya kuba mu buzima bwa mwenyine. Ubuzima bwabaga bumeze gute wowe n'uwo mwana? N'umwana w'umuhungu mwabanaga? Watubwiye muri umuna wawe? Nababwiye ko basaza banjye bamaze kubica bose muri jenoside hashize iminsi mike cyane. Na mama wanjye twari kumwe. Iwabo mu rugo baratwirukanye. Babirukana na mama wanyu? Na mama wacu. Turagenda hariya muri kariya gasantere mwabonye, niho twagiye gucumbika mu kazu k'agashamburete kari gahari. Mama wawe se we bamwirukaniye iki? Wenda nshimye ko bari ikibazo cyabayeho, yashwanye n'uriya Tawusi. Kwa kundi nyine ushobora guhana umwana w'umuntu, umubyeyi we akavuga ati umpaniye umwana. Ubwo bashwanye bapfuye ko ntago mbyibuka, ibyo byo naba mbeshye. Bagiranye utubazo nyine kwa kundi uhana umwana nawe yari akiri muto. Iwabo ntibabyakira neza. Mama wawe yahanye muri umuna we? Baratwirukana. Duhita tugenda kuko iwacu bari baramaze kuhasenya, naho kujya twari dufite, kandi mama wanjye yari afite inda nkuru. Kuko ndabyibuka aduhungana tujya i Burundi, kuko twahungiye i Burundi. Nari akana gato, ariko twarirukaga kuko twari n'abandi bantu benshi. Ngiye nkajya ngenda meze nk'umuntu umuporoteja kugira ngo ataza kumukoraho wenda akikubita no hasi. Kandi ndakana gato. Kuko ndabyibuka hari ninjoro tugenda twiruka, nta mbaraga yari afite, ariko nkumva nashaka kumusiga nubwo narakana. Nkagenda meze nk'umuntu, kuko harimo abantu babaga bikoreye nk'ibintu bagenda babyigana ukuntu. Nkagenda muporoteja ngira ngo wenda ataza kugira umuntu umuhutaza.
ari nayo mpamvu uyu munsi ndi kugaya abantu bavuga ngo ngewe ngo ibintu bya jenoside mbizi. Yego. Hanyuma ukimara ubuzima wari ubanyemo na mama wawe mwenyine mwibana mufite ibyo bikomere byose ahantu barahasenye, ubuzima bwakugendekeye gute wowe n'uwo mwana mama wawe yari atwite? Se yaje gupfa yarabyaye, mbese byagenze gute? Yaje kubyara. Yaje kubyara, ubu mfite umuvandimwe wanjye ubi Rwamagana, niwe yaje kubyara muri iyo nda yari atwite. Ni umukobwa yabyaye abahungu benshi, kuko muri jenoside yari afite abahungu 6 nanjye mukobwa umwe. Batubwiye yuko Tabusi, ngira ngo hari amakuru nigeze kumva, numva bavuga amakuru bavuga ngo umuntu wita ko ari papa wawe ngo nawe ntago ari papa wawe, ahubwo ngo nawe mbese ngo nawe ntago warokotse, kuko ngo mama wawe niba yari yaragushakanye, niba byari byaragenze gute sinzi ukuntu ibyo bintu byaba bimeze, ariko nakiriye amakuru avuga yuko ngo nawe uwo wita ko ari so ntabwo ari papa wawe. Byagenze gute? Mama wawe yaragushakanye? Ibyo ngibyo abantu iyo ntago babura ibyo bavuga. Yewe ndi umwana wa 3 kuri mama wanjye. Uri umwana wa 3 kuri mama wawe? Ndi umwana wa 3. Urumva, kuri mama wanjye. Nanjye abo bantu babivuga nabibariza. Umugore iyo ari mu rugo, urwo rugo akarubyaramo umwana wa mbere, akarubyaramo wa kabiri, arurimo akabyara abo bana, niwe wenyine ubuzi niba ari ab'umugabo we cyangwa atari ab'umugabo we. Nyina w'umwana niwe umenya se. Abo bana ikindi baba ari ab'uwo mugabo, kuko baba baravukiye muri urwo rugo. Mama wanjye yarinze apfa atarambwira ati papa wawe n'uyu. Ntekereza ko yanarinze agenda, no kugeza no muri iyi myaka mfite nta n'umuntu ndabona uza kumbwira ati uri umwana wanjye. Ubwo se ibyo bintu ndumva rwose ntabona uko mbivuga. Ibyangombwa byanjye byanditsemo papa wanjye. Ubwo mbaye ntari umwana we. Wigeze wumva se hari ababihwihwisa kera yuko batakubyariye muri urwo rugo? Muri jenoside mama yarabivuze. Ariko gihe yambwiye ko uburyo yabivuzemo kwari ukugira ngo akurokore, kwari ukugira ngo basi andokore. Avuga ngo ndi umugabo ngo witwa Bashire, nge ntago nari muzi, nta nubwo yaratuye no mu murenge umwe n'iwacu. Aravuga ati uyu mwana wanjye namubyaranye n'umugabo witwa Bashire w'ahantu hitwa Murinja. Ntabwo uwo mugabo muzi kugeza no kuri uyu munsi, ariko jye nk'umwana wabyumvaga naje kubaza mama. Mama arambwira ati cyatumye mbikora mwana wanjye, nagiraga basi ndeye ko narokoramo n'akana kamwe. Nuko byagenze. Hari ukuntu wigeze kutubwira ngo musaza wa Tawusi yafashe murumuna wawe amushyira interahamwe. Musaza wawe yafashe musaza wawe wari uteruye amushyira interahamwe ziramwica. Kuki yafashe umwana wari uteruye wowe ntakujyanane, wowe yagusigiye iki? Yewe icyo kibazo n'ubushize warakimbajije. Yewe bahise bavuga kuko batujyana na twese twari kumwe n'abo basaza banjye nkuko nabibabwiye. Tugeze muri ka gasantere mwabonye, baravuga bati n'ubundi twihombeje, abagore n'abakobwa ntago turi bwongere kubica. Hari n'abandi bana bari kwa sogokuru bamubyara wa mama b'abakobwa, nabo ntago bishwe icyo gihe. Twese baraturetse, uretse ko njye nahise ngira ubwoba nkaturumbuka nkiruka nkabataho, nkasubira mu rugo nkajya kwihisha munsi y'igitanda cyo kwa sogokuru. Nibwo rero nagiye kubona nkuko nabibabwiye, mbona mama aje yiruka, nako naramwumvishije, aza yiruka asakuza cyane. By'ubwana nanjye sinamenya ko nanihishe ngo ngumeyo, mpita nsohoka
ndaza duhurira hanze niko kuma ako gasaza kanjye urumva yari atwite nako yari akwiye kwibere kari kakiri gato kuko yabyaraga buri gihe nta myaka yacagamo atarongera kubyara. Hanyuma rero yego rwose komera kandi wihangane kandi reka twihanganishe n'umuntu wese waba uri muri ibi bibazo kuko ntabwo ari we wenyine, ni byabaye ku bantu urebye muri rusange. Ni amahano yagwiririye igihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko dushima Imana yuko tumaze kugera aheza, ibi bintu ntago bizongera ukundi. Hanyuma rero muri ubwo buzima tubwiye ko ku ishuri ntago wigeze wiga, muri ubwo buzima bw'ubupfubyi mama wawe papa wawe yaragiye, abavandimwe baragiye, mama wawe nawe aragiye. Ubwo buzima bw'ubupfubyi wabyitwaye mwute, cyane ko ari nkawe mwana mukuru wari uhari ugiye kurera barumuna be? Ahoho mama wanjye ntago yapfuye nkuze. Yapfuye ukuze? Yapfuye ejo bundi 2015. Oh, yapfuye nkuze 2015 mu kwa mbere kuri 14 nibwo yitahiye. Yego. Hanyuma wenda ikindi kintu nashaka kubaza ko watubwiye ko ukunda kubaho mu buzima nyine bw'ubwigunge bw'ubwihebe uri wenyine. Ese impamvu nakubajije ngo mbese uri muntu ki? Se ntago wigeze ugira abana ngo ushake urugo umugabo iki abe yaguhoza ibyo bikomere? Ko akenshi iyo uhuye n'urukundo ruzima rwose mugabo kwibagiza n'umubabaro ugasanga mbese byagenze gute? Niyo mpamvu nagiye nkubaza ngo uri muntu ki? Jewe ndi umubyeyi mfite umwana umwe. Ufite umwana umwe? Mfite umwana umwe ubwo nuko byagenze, wenda ibindi ntago nabivuga kuri kamera, ariko mfite umwana umwe. Bise bintera amatsiko cyangwa se n'undi muntu wese byamutera amatsiko? Byamutera amatsiko, haba hari impamvu, ntago ari ngombwa ngo ibintu byose bijye kuri kamera, ariko mfite umwana umwe. Wihangane ibyabaye byose nubwo duhishe. Yego koko nibyo, koko ibintu byose ntago ari kuri kamera, ariko nakwiba ni ubushake se byibura? Ni ubushake? Oya, ntabwo ari ubushake. Komera kandi wihangane. Ntabwo ari ubushake kuko byanze bikunze ntekereza ko Imana itanga uko ishatse. Yego. Kandi ntabwo wayibaza ngo urakora ibiki. Iyo ubwayo ikora uko ishatse ntawe uyitegeka. Ariko icyo navuga nabyo ndabiyishimira. Ubwo yabonye ari byo binkwiriye simbizi, ariko mu cyifuzo cyanjye numvaga nzabyara abana benshi nk'abo mama yari yarabyaye. Nibura basi nkagura umuryango. Kuko ntakubeshye pe, njyewe nkeneye abantu. Ndakumva yo. Na muganga yarabimbwiye. Niyo mpamvu wahoze uvuga ati nkeneye abantu. Donc njyewe nyine numvaga ndi kwibaza se uyu mumama ukeneye abantu, uyu mama nta bana agira, uyu mama se mbese nyine bikancanga. Kandi undi muntu wese uri kutwumva byamucanga nyine akabyibazaho. Nkeneye abantu kuko umuntu yafite abantu abakomeye. Ari nayo mpamvu wenda mvuga aka kantu ngira abantu badukurikiye. Ndabizi hanze aha hari abantu bagifite umutima pe, bafite umutima. Abantu nimunshyigikire pe, mumbe hafi, munsuhuze, mumbwire komera turi kumwe. Ushobora kuba ufite ibikomere byinshi. Ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ukuri kose pe. Abantu mudukurikiye umubyeyi mujye mumubaza waramutse rwose mumukomeze. Mana yanjye.
ari nayo mpamvu ibi bintu simbizi impamvu byabaye, icyo mpamya cyo nta gitungura Imana. waje gukura se urarambagizwa nk'abandi urakundana urashaka bigera igihe nyine ubura umuryango? Nuko byagenze nyine, narashatse nk'abandi bose, ariko ibyo nifuzaga ntabwo ari byabayeho. Numvaga nzabyara abana benshi, benshi pe, numvaga batagira umupaka. Na bimwe abantu bavuga ngo napo oya, yego ntago nyizi, ariko nyine ibintu byose bibaho kubera impamvu. dushimiye Imana ko n'uwo mwana umwe yamuguhaye, kuko nawe yamumpaye mu myaka 8. imyaka 8 yose wari umaze mu rugo wubatse? Yego. utarabona umwana? Reka mbabwire rero, ntabwo ari ukutabona umwana, ahubwo nasamaga inda zikavamo. komera cyane, komera mubyeyi, wihangane, Imana igukomeze. Buriya rero hari ukuntu abantu baba batwumva, impamvu ibi biganiro biba ngo byagenze gute, hano haba harimo isomo. Ari nayo mpamvu mbwira abantu badukurikiye kugira ngo abantu bajye biga. Impamvu mwumva ndi kubaza uyu mubyeyi, hariho umuntu ufite buriya nk'ikibazo nk'iki, akaba yakumva nk'ubu buhamya, niyo mpamvu tuvuga ngo byagenze gute, bikamuha imbaraga, bikamukomeza. Mw'abantu mwe nawe hari ukuntu bivuga ngo wenda ngo yarasamye cyangwa gasama wenda zikavamo. Uzi ko hari n'umuntu kugeza ubu ngubu yifuza ngo iyaba inda yanjye yari ifungutse ikajyamo umwana byibura ikavamo nk'uko nguko, ariko ntiwitwe izina. Ibyo ni ibyago byabayeho mu buzima, kandi ibyo byago duhura nabyo, kandi ukomere wihangane. Imana ishimwe ko yarokoye uwo nguwo. Ariko hari umuntu uri kwitwa izina muri aka kanya ko ari ingumba. Uri kubyumva? Yego. Abantu rero badukurikiye batigeze babyara, batigeze basama inda, rwose Imana iborohereze. Mwumvishije ko imyaka 8 yashize uyu nguyu yabonye umwana. Yego. Twikomereze. Abo bantu ngewe ikintu nababwira, pe, iyo wishingikirije ku Mana ntabwo igukurira amaho. Ntabwo igukurira amaho, kuko nanjye ngewe n'uyu yampaye ndamushimira Imana, kuko nta nubwo nateganyaga ko nzamubona. Ahubwo ikintu kimbabaza cyane nuko mama wanjye yapfuye atamubonye. Komera, hangana. Nicyo kintu mba numva kimbabaje. Akaba atazi ngo nyirakuru ajya mbaza ibyo bibazo nyine. Yego. Akambaza papa wanjye, akambaza mama wanjye, ibibazo nk'ibyo nyine. Mba numva nyine bimbabaje. Akambaza ngo none se ngo mama wawe ngo yaranzi. Nkumva nyine birambabaje. Ariko byose Imana ibikora ifite impamvu ibikoze. Warababaye disipore, ihangane, turacyakomeza. Rero wenda icyo navuga, buriya Imana iteza ikibazo igakemura ikindi. Ibi bintu Imana yabiteje ahari wenda kugira nkiri, cyangwa kugira wenda mbone abantu nka ba Kariza na ba Pasi nkamwe, wenda mujye munampamagara mumbaze ngo umeze ute. Ntekereza ko Imana wenda ari cyo yabikoreye, kuko rwose nicyo nkeneye kurenza ibintu byose. Abavuga ngo ibiki n'ibiki byose babivuga ufite ubutunzi, ufite ibintu, nta munezero, ntekereza ko ntacyo bimaze.
ariko ufite abantu wemera ko hari ahantu ugera ya mafaranga ntagire icyo agufasha kandi uyafite. hari abantu bavuze ngo waje gusaba nawe ngo ku mihanda ngo nicyo kiba cyakuzanye ngo cyangwa se ngo Tawusi ngo mukaba mwarumvikanye ko yari kuguhaho ngo kubyo yafashijwe ngo nawe ukaba waje gusaba. Oya, ntabwo ariko kuri nibyo ndi gusobanura, kuko hari n'abashobora kuba bafite ubwo butunzi ayo mafaranga bavuga, ariko uyu munsi bakaba barara badasinziye. Uyu munsi bakaba bafite amafaranga yo guhaha ibiryo byabo byiza ariko batemerewe kuba babirya, badafite amahoro. Rero ntekereza ko jyewe icyo nkeneye ni abantu, ntabwo ari ayo mafaranga. Oya, Imana iguhe abantu rwose. Icyo nkeneye ni abantu, abakuru banjye, barumuna banjye, abantu ba masenge nabo nkeneye, ba mama wanjye nabo nkeneye. Ntabwo nkeneye ibintu nzi ko bishakwa. Iyo Imana yaguhaye umugisha irawuguha, ibintu nzi ko bishakwa. Hanyuma rero nigeze kumva uwo murumuna wawe wavuze yarampamagaye, ambwira yuko ari murumuna wawe, ariko arambwira ngo ufite urwango rwinshi cyane, ngo wanga Tawusi, ngo mumaze imyaka 15 ngo mutavugana, ngo niyo mpamvu waje kumubeshyera. Gusa natambitsemo ikintu ndamubaza ngo ese ibyo Tawusi avuga koko yararokotse? Arambwira ngo ibyo ngibyo nyine yabuze igisubizo cyo kumpa, kuko kubigaragara, kuko yarambwiye ngo kuza kubeshya nyine ngo n'uburenganzira bwe, ngo yari afite impamvu. Tubwire ni iki wapfuye na Tawusi mu myaka 15 mumaze mutavugana, mu by'ukuri bavuga cyateje ibyo byose byo kuza kushyira hanze, donc ni nko kumwambika ubusa nyine, cyatumye utavumiriya ngo akomeza abeshya abanyarwanda, nyine kigatuma uza ahangaha nyine kumubeshyuza. Njyewe wenda ngize ikintu mvuga kuri ibyo, njyewe ntago nari gukomeza kuvumiriya ku muntu uri gukinira. Natangiye mvuga ko ndwaye ku muntu uri gukinira mu mateka y'ibikomere dufite, nta bikomere afite. Ntabwo nari kugumya kuvumiriya. Njyewe n'ubu tuvugana mvuye imutendera aho tuvuka, ariko abaturage baho abo twabashije guhura ejo isoko ryari ryaremye, bambwiye bati turagushyigikiye, tukuri inyuma mwana wacu, twari twarabuze umuntu ujya kuvuga ukuri. Sibyo? Ntago rero nago naje kumwambika ubusa, ntago njyewe naje kuvuga ukuri. Ese hari ikintu koko mwaba mwarapfuye, waba ufitanye ikibazo na Tawusi? Tawusi mwapfuye iki mu by'ukuri kimaze iyo myaka yose mutavugana? Ikintu twapfuye ni ibyo byose byo kuvuga ngo ntabwo duhari. None se umuntu yavuga ngo nta muntu n'umwe uhari? Nta n'umwe, twese yaratwishe. Noneho njyewe urumva twebwe yaratwishe. Mu biganiro yakoze yavuze ko mama wanjye yapfushije abana 8, kandi yapfushije abana 6. Ubwo urumva 8 avuga ni jyewe n'uwo murumuna wanjye, ubwo bose barapfuye. Uwo mama yaratwite. Urumva uwo muntu nukuri nta cyiza bakwifuriza. None se niye mpamvu uwo murumuna wawe we yampamagara akavuga ati mukuru wanjye afitanye urwango na Tawusi? Uriya murumuna wanjye ntabwo ari uwo nguwo. Uyu murumuna wanjye waguhamagaye ashobora kuba wenda yarabivuganyeho na nyina wabo. Uyu murumuna wanjye mama yamubyaye nyuma ya jenoside 1996. Ntabwo ari uyu murumuna wanjye mama yari atwite icyo gihe. Abantu barasobanukiwe, nanjye ndasobanukiwe noneho. Okay. Ariko mu bigaragara nta kintu upfa na Tawusi kiremereye cyane. Yewe nta kintu mpfa nawe, kuko jyewe nakuriye narerewe no mu rugo rwe n'uriya mugabo wakiriye. Nabaye mu rugo rwabo, n'imibanire yabo ndayizi,
kuko narahabaye. Urumva wumve ko jyewe mva mu rugo iwacu njya gushaka, nagiye iwacu habura icyumweru kimwe. Nabaga kwa Tawusi, twabaga hariya, abantu barabizi, hariya hariya hafi ya Rwampara. Abana n'umugore we, abana n'uriya mugabo w'umuyisilamu. Ubwo ni ukuvuga ngo wabaga mu rugo rwabo ko ngo yari atunze abagore babiri na ba mukeba bose mwarabanaga. Mukeba we yari yaramusize Ikibunga, yaramuzanye inaha i Kigali. Mukeba we umugore muto yari yaramusize Ikibungo. Tawusi we umugabo amuzana inaha i Kigali. None se ahubwo urambwiye ngo wabaye mu rugo rwo kwa Tawusi, unyibutsa akantu nibagiye kubaza umugabo wa Tawusi ubwashize. Tawusi yavuze ko umugabo we yajyaga aheka abakozi mapyisi ngo akabasohokana hanze, akajya kubasambanyiriza hanze kugira ngo Tawusi atumva ibirenge bibiri. Yarasohokaga wenda kundi no nkuru imeze ngo yabaga ashaka gusambanya umukozi, yarangiza akamufata akamuheka kugira ngo nyine bataza kumva ibirenge bibiri nyine bisohoka bishoreranye. Mu by'ukuri ko wabayeyo ibyo bintu warabyumvaga? Ibyo bintu ngewe ntekereza ko mpari abo bakozi, urugo rwabo rwagiye rurangwa no kubamo abantu benshi, kandi rukabamo abantu ingeri zose, abahungu n'abakobwa. Urumva? Ariko jyewe icyo gihe mpaba nahabanaga n'undi mukobwa mwene wabo n'umugabo we. Ntekereza ko uwo mwene wabo n'umugabo we atamusambanya, ari mwene wabo. Ibyo ngibyo ntekereza ko ni bya bindi ngewe nta nubwo nanabyemera. Ati kubera iki? Ibyo bintu koko biba. None se ko yabaga aryamye yabwirwaga n'iki ko uwo mukozi bamuhetse mu mugongo? Ngo yumvaga ibirenge se tubwizanije ukuri. Ubu akuyemo inkweto yabaga yasinziriye, oya yabaga wenda ari maso aryamye, ntago yababonaga. Yabwirwaga n'iki ko bamuhetse? Yarabafashe. Ikindi, ubu ntago wagenda ukandagira utambaye inkweto umuntu ntakumve. Kuki niba ari byo se batakuragamo inkweto ngo akandagire nta nkweto bareke kumwumva? Ibyo ntekere ni bya bindi byo gusebanya, ni ukugira ngo wumvikanishe ko umuntu ari mubi birenze. Yego. Twibwirire nyuma yaho Tawusi inkuru ze zigiye ahagaragara. Ese Tawusi ntabwo yigeze aguhamagara ngo akubwire ati ibi bintu wabikoreye iki? Tawusi ntabwo yigeze aguhamagara ngo agusaba imbabazi? Ese byaba bigeze hehe ko numvaga iwanyu hara mu cyaro muvuga yuko bazatumizaho inama? Mbese tubwire bimeze gute noneho muri no minsi? Ntago yigeze ampamagara. Ntago yampamagaye, nta makuru ye nzi, naba mbeshye. Inama mu cyaro yarabaye, ndetse na raporo yasabwaga ntekereza ko yakozwe. Ibindi ubuyobozi ubwo bigiye kubikurikirana, wenda tuzamenya andi makuru vuba ahangaha. Ntabwo Tawusi yigeze atumizwa muri iyo nama se, cyangwa se na mukuru we ko bose ngo bafite ibyo byangombwa ntago babatumiza kubera ko icyo bashaka uyu munsi abaturage bemeze koko ko bahizwe. Urumva ntago bo bakenewe. Ntago ari urubanza rugiye kuba kugira ngo abaturage wenda bemeze. Ni ukubaza amakuru y'uko byagenze, bemeze koko uko byagenze. Kubera ko ntekereza ko minu bumwe ntago izavuga ngo ngiye gufata icyemezo cy'umuntu runaka idafite amakuru yaturutse he kuri tere. Nge nuko mbitekereza. Ese ko yatanze ubuhamya bwa Mutenderi ko bwa Mutenderi ko yarokokeyeho kandi icyangombwa cye cyafarije kikaba ngo kigaragaza yuko yagiherewe muri Rusororo, kandi ngira ngo aho umuntu yarokokeye niho siho bamuhera icyangombwa icyangombwa siho gisohoka. Niko bigenda, bagasinya abantu bakuzi bose bahari bakagusinyira
ntekereza baba ari n'abantu bagera nko mu 10 bose bagasinya ubundi kuko jyewe hari ibyangombwa nashakagayo mu minsi ishize bampaye agafomu umuntu ubihagarariyeho ku karere yampaye agafomu arambwira ati aka gafomu niko bagomba kuzuza hanyuma nyuma yako bagakora inyandiko bagasinyaho abantu 10 urumva abantu 10 baba ari benshi rero ahubwo ntekereza ko nyine ni bya binyoma bye sinzi uburyo yakoreshejemo ngo abibone none se mugani niba yarafata icyangombwa irusororo uyu munsi akaba ari gutanga ubuhamya bw'imutenderi ubu byumva we ntahite yumva ko harimo ikibazo ni ikibazo gikomeye hanyuma rero wenda ni iyihe mpamvu itumye ugaruka kuri kamera wenda tugana ku musozo w'ikiganiro ni iki wari ugiye kubwira abantu Jewe icyo nabwira abantu ubu nonaha nanabasaba abantu badukurikiranye ibi bintu bya Tawusi niyo mpamvu mu kanya navuze ngo Imana iteza ikibazo igakemura ikindi birimo biransunikira noneho kugira umuhati n'imbaraga byo kuvuga ngo noneho njye kwibuka nibukira hari umuryango wanjye ariko ntago nabyishoboza nkuko nahoze mvuga nkeneye abantu nibura abantu bazaze bamperekeze tugere hariya n'abantu b'iwacu babone ko yewe n'ababikoze babone ko nibura hari abantu baba bashyigikiye umuntu tugende turi benshi nidushaka tuzagende turi imodoka nyinshi tugende turi benshi tugereyo kuri uriya mugezi nidushaka tuzashyireho indabyo ubundi ni ukuri bamfate mu mugongo nk'uko umuntu yatabara umuturanyi we yagize ibyago inshuti ye urumva ari cyo ukeneye ndumva ari cyo nkeneye ngewe urumva byaba nko mu mwaka utaha n'ubundi tugiye mu gikorwa cyo kwibuka oya ndashaka nibura kuri 20 z'ukwa gatandatu kuri 20 z'ukwa gatandatu abanyarwanda bumva bafite umutima bazaze bamperekeze nanjye munshagare numve ko ndi kumwe n'abantu niba hari ikintu kizanezeza umutima wanjye ni ukubona abantu benshi bari kumwe nanjye bavuga bati turi kumwe kuko ntekereza ko ruriya ruzi rurimo umuryango wanjye rukabamo n'undi mugabo umwe rukabamo n'undi mwana ari we Tawusi yavuze bakubise inkoni ubwo se igihe cyo ngira ngo kwibuka bigenda bikorwa mu mirenge ubu se igihe cyo kwibuka kuri uwo mugezi ntago cyarangiye igihe cyo kwibuka mu gace k'iwanyu ntago cyarangiye ntago bigira gace ahubwo kwibuka iwacu bibuka kuri 17 z'ukwa kangahe z'ukwa 4 ariko ni abantu baguye mu kiliziya ariko noneho n'ubundi tuba turi muri ya minsi 100 bitabujije ko n'ubundi umuntu yajya kwibuka n'ubundi wajya kwibuka uzagenda n'abantu ubwo burenganzira warabusabye navuganye n'umuyobozi w'umurenge waho arambwira ngo nzabibamenyeshe nta kibazo barahari nabo bazanshyigikira mutenderi hari ubuyobozi bwiza cyane ndanabushimira bambwira ko bazanshyigikira rero niyo mpamvu nasabaga n'abanyarwanda nabo banshyigikire bazamperekeze mbese basi numve ko ndi kumwe nanjye n'abantu abantu bazagushyigikire rwose bazace kuri Kariza bamubaze bace kuri Pasi ndaza gushyiraho na nimero yawe nanjye bazashobora bazambaze tutaragana ku musozo w'ikiganiro njyewe hari icyo nshaka kukwibariza yego ubu Tawusi nkawe urifuza ko yakorerwa iki ese Tawusi urifuza ko yaryozwa ibyo yakoze urifuza ko Tawusi yafungwa cyangwa se urifuza ko Tawusi yahabwa imbabazi Ngewe ntago nzi ibintu by'amategeko ntago nzi ibintu by'amategeko ntago nzi
ubureme wenda njye mu mutima wanjye bitewe n'umubabaro mfite bifite uburemere ibintu numva yarakoze ariko wenda mu mategeko bishobora kuba nta buremere bifite simbizi ariko niba bifite uburemere yewe numva amategeko yakurikizwa bagamufunga niko mbyumva abantu bose nta nubwo banabafunga nese ntihari abantu bavuga bati igihano gisubitse ntago mbizi hanyuma Tawusi ibijyanye n'imbabazi zo ntago wavuga ngo ndababarira umuntu utagusabye imbabazi ntago yigeze asaba imbabazi abanyarwanda ngo tumubabarire urumva hanyuma rero utuvugana Tawusi afite abana kandi abo bana ubu ngubu bamwe ni barumuna bawe nibaramuka bamufunze abo barumuna bawe abana ba Tawusi ntago bazakurakarira bizaba bimeze gute ahari wenda ntago nzi ibintu mama wabo yababwiye buriya umubyeyi w'umuntu abakomeye ntago nzi ibintu mama wabo yaba yarababwiye kuri jewe wenda n'ibisobanuro yaba yarabahaye kuko nibo babiziranye ashaka no kubabwira ibisobanuro by'ibinyoma nk'uko yaje kubeshya abanyarwanda ariko icyo navuga cyo bariya abana be ni nk'aho ari njye wabareze simbanga sinakubwiye ko nabaga mu rugo rwabo uyu munsi nta mwana we n'umwe nanga urumva ntawe pe ntawe nta mwana we nanga hari n'umwana we afite mutoya nkiri umukobwa abantu bose bari bazi ko ari uwanjye nabyariye mu rugo kubera ko igihe kinini ninjye wabaga umufite ubwo rero ntago abana be mbanga kandi ntekereza ko n'abana be niba baramaze kuba bakuru nabo bafite uko babibona kameme ariko ntago bakwishimira ko mama wabo afungwa nubwo nta n'undi wabyishimira nubwo yaba ari mubi bigeze reka tubwizanye ukuri aha hari n'umuntu wica umuntu ushobora wenda ntanze urugero sinzi urwo rugero ntanze hari ukuntu umuntu ashobora gukora ikosa ubibona ko yanarikoze kandi ubizi ariko kubera ko ari uwawe nyine ukaba utamwifuriza iyo gereza urumva kamemu abana be ntago bakwifuza yuko nyina yafungwa nubwo yaba yarakoze iki nanjye nta kibi mwifuriza urumva nta kibi mwifuriza kuba naravuze ukuri rero ntekereza ko nta cyaha nanjye nakoze ahubwo akagombye kunyumva cyane nawe akumva uburemere bw'uburemere bifite mu mutima wanjye akanyumva cyane kurenza abandi bantu bose banyumva ariko nawe wenda hari duhuye tukaganira yambwira ati wenda nabikoze kubera iyi mpamvu ariko ntago umuntu yaba yarakwishe ntiyanyihakanye turi kumwe ntiyakubwiye ko atanzi ubwo si uwo muntu ubundi wamwegera ute ngo umuvugishe yego urakoze cyane rero Tawusi aho uri hose tukugira inama y'uko waza ugasaba imbabazi abanyarwanda u Rwanda rwose muri rusange abantu bakakubabarira iyo gereza nta muntu uyishaka ko wayijyamo kandi uri umubyeyi ukuze ntawe uyimwifuriza buriya rega n'isoni n'ikimwaro ukuntu yagiye abeshya abantu nabyo birimo ariko gusaba imbabazi nabyo ni ubutwara agomba kwambara izo mbaraga turabizi ko wenda yari afite abana ubuzima bugoye yarari guca inshuro nyabo wenda yarabikoze kubera iyo mpamvu ntago abanyarwanda babura kumubabarira yego hanyuma rero tugana ku musozo w'ikiganiro bantu banyarwanda namwe abanyarwandakazi abari mu Rwanda rwacu abari inyuma yarwo aba diaspora mwese muri rusange uyu mubyeyi mumube hafi ntago ngiye kubabwira ngo mumufashe kubera yuko icyo mwamufasha nuko yabona umuryango akabona abavandimwe akabona abana mwumvishe ko afite umwana umwe mu by'ukuri mukamushyigikira hanyuma rero umuntu ufite ubutwari bwo kuba yamuvugisha cyangwa se ushaka kuzamufata mu mugongo akajya kwibuka umuryango we mwamuhamagara kuri nomero agiye kubabwira bahe nomero zawe 079 0240 965 ubwo ntibihagije ra zisubiremo 079 0240 965 yego reka dushimire abantu mwese mwabanye natwe ikiganiro tukigikora namwe tugisozanyije amahoro y'Imana abane na buri muntu wese Imana yishimira ciao ciao Akariza TV Show ni mu kiganiro
byagenze gute